ahubwo se wowe ni gute uryamana n'umugore wanjye nta burenganzira ufite ariko se umugore wawe wowe ufite abasheri bangahe kubimbwira njyewe ntabwo narenze yuko njyewe umuntu w'icyizere uziranye w'isurambaza iki wowe nuretse ubundi uza uyu ni sheri wanjye ngenda bizi njye ntakazi kandi abagabo muze musubiramo ubuntu bw'ubusuka ujye mu baraki njye ntabwo uje wambeshyeraga inkorora mu mutwe njye ntabwo narenze yuko umukobwa umuha icyizere akakitesha ako wa mukobwa burya urinda bigezeho ngaho njye narakwizeye ukunda ngo umutima wanjye wose urimo uraryamana n'umugabo ngana ntabwira ni ukuri cyangwa ntabwo utagita indaya ibintu byose ibintu abwira uyu nguyu ni ukuri uyu muri zungu njye nteye hanga yinjiye mureba njye yinjiye mureba ntabwatsi nta n'ikibazo mfite kandi wikiriho mbwira ngo nyibaze uyu mukobwa muraziranye cyangwa ntabwo turaziranye umukobwa n'isheri wanjye turakundana ahubwo njye kintunguwe nuko muryamana muraziranye cyangwa ntabwo muzi ahubwo wowe ndakubwiza ukuri kwiki ni kujya biramungwe ariko wandaya ntuzongere kungarukira mu rugo tuvugane mu rugo akira je sohora mu nzu sohokera mu nzu ngira amaguru yanzanye ndaya sorry mama wawe ni gute ujya umuntu aguha icyizere warangiza ukaza ibyo byose byarangiye ntazo no kwamagara muhamagare mu gitondo saa 3 nimugoroba ngera kwa amaguru yanzanye ndaya urumva ngende nasohoka cyane sohoka muri no by'amahaba utiza amahaba biramusha nta n'ibyo ntabyo duhaye ihute sohoka mu nashaka nyine n'amaguru hotel wandaya indaya umukobwa bana ndagasana tu genda indaya mbi gusa Shisaza. Shego tuzabishobora bana. Turamwemeje kabisa sibigishukuri. dukoze umuti ariko tutwumvikane ubibuke y'abapase yayira umva yayira ariko nawe still iyi niyo strategy dukoresha kugira ngo twese tubange batuveho nyine bagende bavuga baduhe umukino mubishije sinabwira ngo tumewe mana cyenda turamwemeje tumukinya agakino k'ubwenge umusa ahubwo tugende kugura akabyeri oke mbabara ntiwambare genda gutyo twe mugura akabyeri shabe mugura akanje dukoze umuti ndakenge umva kamubwiza ukuri ubundi shani umva ni wowe kabisa nta n'ikofe ndibwirirwa nshaka wewe ninjye uri kwikofi yawe umukobwa umuvanga ataragarutse gusa agiye mukagira umuntu aje kundeba umugabo ni urukoze umuteka imitwe umva shaka do umva wivuga ibigambo byinshi mubwire yewe umva nyine umukobwa ugiye kuza aho ngaho umubwire ko ntari manzo wumva ariko umukobwa niwe ugiye kuza aho ngaho ndabona acembacemba aza mu gipangu cyane umubwire ko ntari nimutse uvuga ibihugu ushaka uvuga mu Budage bavuga umubwire ko nimutse kandi aho ngo nahagurishije uzigaye ubana n'undi mu boss jya vuba sha ndabona nteye wagira ngo umura ndakugurira ukibwira kibeshya kitakimvira mu rugo kigende sawa piratati mbabohorerende oyaza Rukunda abantu bagizwa n'iki hano wasanga ari cyangwa se ubundi cyakirira biye cyane kitajya gikura ubundi gikina biye ari igisaza cyaza kikakina amabiye ndetse abana nzakora nkuru ubundi ubu ngubu wa mwana boss yambwiye azama aje asanga ndi gukoropa we ubundi ukinira biye hano nta wundi muntu w'amahoro Piratati mbabohorerende oyaza kugabarabas Sibonye. iki Banze he. Jamayi hakura kuturji wa Jason
wese wajya ugasura ndashaka manzi manzi ari hehe ngo nde manzi niyo nshaka njye nawe ndashaka manzi ari hehe turarimba no kumwanya itondetse iki yamu ese kuri kumubira kandi nabishaka manzi niyo nshaka nyine hari undi nakubwiye nshaka yego ko mana yanjye manzi nyine ubu tuvugana nta nicyo njya mvuga itonde yambaye na Rwanda iki wowe rero rero se ubundi ari hehe nyereka mubwira habi vuga ahantu manzi hagurishije kera ubu tuvugana manzi ageze Kuwait yavuye Kuwait ategeza Dubai agira Dubai ajya mu Buhinde agira Kandarore n'ahantu bita Ndundi yajya ariko kitamwibutsa hage bashita umva mubwire bose yaragiye kera kuri airport yaragiye ntabwo kibarizwa i Kigali ujya mu ndakubeshya se bose yaragurishije yaragiye dore petrol aryo rero haguze ngo ducuza boutique y'Amata Rwanda bose yaragiye kera sinubwo ko ageze za Kuwait yaragiye kera yaragiye ntabwo kibarizwa aha ngaha niwe wahaguze rwose cyakoze yambwiye ko azamana nimero akoresha hanze nzatanye koherereza yaragiye reka usibye ko ari ukuri ndakubeshya se ngo yimarire iki sinakumye ko nzaguha nimero akoresha yaragiye n'ukuri kw'Imana yaragiye kera umva ariko nta kibazo ikagenda sibyo kundi nzagufata sibyo kandi atazagaruka nta kibazo ejo nzaguha nimero ye nta kibazo ntabwo nsigiri yabo Bondo. Oui boss. Nari mu cyumba. Uresha. Nari mu cyumba. Yagera hino mubwire. Nari mu cyumba boss. So, tubora intebe, nzanire n'imashini yo kogosha ubwanwa, nzanire n'amazi mu kirahure. Bangukana n'ikirahure cy'amazi n'imashini. Hagera imashini computer. Yo kogosha ubwanwa. Yo kwiharanguza. Muzana akameza cyangwa umwere. Si boss ugiye kwiharangura. Kamucomekera. Umwana mwiza ashaka. Wazanyungije se. Kasari nanjye nkatamba n'abakuru bose. Nzanire n'ikirahure cyo kwireba. Si umunsi warya iki bose. Turagikira sinzi uteke ntacyo subizi se ibyo nkunda zana icyo kirahure cyo kwireba nyine so ndiyogosha nkireba Bose ko muri tari gufungura ikirahure. ahubwo kumara ikirahure byakunaniye koko Urabona ko urashaka kuvamo n'amabisi. oya ntabwo nta kibazo Birakunze. Bose uzi ko amaze kubyibuha. iri kurya neza Seze amadegede n'intagara sobyutse genda ifi. kurya neza cyane
sohokera mu nzu wa mukobwa wamushira umukobwa we oya nsohokera mu nzu wa mugore